Guys, ndagira ngo murabizi nyuma yuko Ishowspeed atembere mu bihugu bigiye bitandukanye yarageze ku gihugu cya 20 ari bwasuye Ghana. Ageze muri Ghana hasanze ibintu bimeze nk'ibitangaza rwose. Yaba activities yabashe gukora n'abaturage bo muri Ghana, yaba ibijyanye n'umuco bamweretse ndetse nanone n'ibyo kurya n'ibindi byose yagiye habona. Ari nawe yaje guhangana n'umwe ma boxer bakomeye cyane, aho byagaragaye ko déplacement z'uno musozi itari mbi cyane, ariko ikofi bamukubise ryarigiye kumukura nk'amajigo nuko habuze gatoya. Gusa ibi ntago byaje kurangira hanga ko Ishowspeed nyuma yuko yari amaze gukora amasaha arenga 6 rwose. Bigaragara ko noneho rwose bigaragara ko yananiwe, nibwo abanyegana bamufatiye abakobwa bagera mu 10 beza bagraduatinze gukora ikintu cyitwa massage bya kinyamwuga. Baragenda bamujyana ahantu hatuje, ubundi bamuhata ikintu cyitwa massage umuhungu arayumva koko. Bagiye baramukaraga, bageze udusabo twintanga baradupyonda kugera ku rwego rwo twahindutse udupapuro. Atangira kurerembura amaso aravuga ati Gana koko ibyo uri konkora ni ibiki. Ngo murabizi neza cyane yuko zi event zose ziba ziri kuba streamed nyine kuri YouTube yiwe, si yose muri rusange irimo gukurikirana ibiri kubera hariya, ndetse anagaragaza none muri Afrika icyo basha gusupplyinga cyangwa icyo batanga. Ariko hariya buri muntu wese amagambo ashizivuga, abenshi atangira kuvuga ngo wadufasha ngo tugere muri Ghana, ngo natwe tuberaho tubera kaga, ati natwe rwose dukeneye kujya muri iriya massage. Ni benshi bagenda bisobanura, ariko icyaje gutungura abantu nuko twabonye Davido nawe umwe mu bahanzi bakomeye muri Afrika, abenshi amufata nka king wa Afrobeat, yahise postinga byihuse cyane. Ariko mbere yo gupostinga reka maze mbibutse neza yuko aho kugurira telefone nziza cyane muri uyu mujyi wa Kigali yamaze kumenyekana, ndetse biraza kujyana services zitandukanye zirimo gukodesha amamodoka cyane nka Kia Sorento dufite, muraza kugenda buzibona ku mafaranga meza cyane. Abakeneye kugura kuri top up ndetse n'abakeneye kugura kuri makeya no bate post one iduka rimwe rukumbi ryamaze gucimaka. Gara nimero muri screen ya telefone yawe, ibindi byose biraza kuba byoroshye. Yababwiraga Davido yahise postinga yandikira umugore wita Chioma, amubwira ati Chioma mama w'abana ndakwingize rwose mu burenganzira nanjye ngende muri Ghana, nje kugaragaza aho mbera kaga, ngaragaza aho mbera kabushungu dore umunanyi uranyishe, nanjye ndebe buryo nakwimeza neza dore abanyagana nibo bantu ba mbere kuri massage. Atasi ya Davido sikuru amaranga mutima abantu benshi bagiye batandukanye. Abenshi aravuga ati ariko ko Ghana ishobora kubica cambwara, ngo ese ko Ghana ishobora kubirenze. Atumye benshi atangira kwibaza ngo ese ko Kongo ni Ishowspeed wenyine cyangwa buri muntu wese ugeze muri Ghana abasha gukorerwa ino massage nakajya arerembura amaso akamenya aho igihugu gihurira n'ikindi. Byanahuriranye nuko Ishowspeed yavuze ko Ghana ari kimwe mu bihugu yishimiye cyane, ahavuga ko ibyo yakoze byose cyangwa aho yanyuze hose arumva Ghana ari hamwe mu hantu azagaruka kureba, nkuko yavuze ko azanagaruka kureba u Rwanda. Ese ngaho namwe nimuze mumbwire, ese koko mukurikije izi tour zose Ishowspeed amaze gukora muri Afrika, murabona muri ibihugu byose niki kintu ubona koko buri gihugu cyagiye kirutse ikindi, cyangwa se kuri mwe muri rusange niki kintu maze kubona mwigiye kuri Ishowspeed natwe ubutawenda nanagaruka ku buri icyo kintu natwe twazagishyiramo imbaraga? Nimuze mutubwire. Ukagukanda kabiri muri no video ubundi dusangira ibitekerezo. Nge nitwe Vino Kwizera, dore nga kwino post utadufollow inzu zamera ngaho ndutagera ibwa mitse kubeshywa byinshi. Pasokoto Vita Larga.